nabonaga intambara itari buze kurangira. Wungutse iki? Nabonaga intambara itari buze Hanyuma kurangira. wungutse iki nyuma Nyene nashaka guhosha intambara wenda mujye ku ruhande sibyo ngushyire ku ruhande nkubwira ati pore watega akamoto gataha ukaruhuka none mukumwe nagatega akamoto nuri amajama nagatega akamoto gataha. Okay, warakoze kubyo wadukoreye byose warakoze pe. Warakoze twarabyakiriye. Sikarina ko wangiza umugome. Urisi nyinshi man, urisi nyinshi naguhungu muzima. None se ndibaza bintu ngabiriya. Wowe na Keira muramutse muhuye muri babiri. Ko ndi kubona mwarwana intambara yaba intambara. Gisogora reba afite imbaraga zo kurwana n'amadayimu. Kuko ibyo mwakoreye hariya none byarakasa. Nyine kare. Byarakasa muto. Ntajyane. Ase ibyo mwaryaga n'ibyo mwangaga. Mwarishyuye cyabyarangiye. Oya nago ntarishyuye da none nari gukora iki? Kubaha ikaze mwebwe mudukurikira kuri Yego TV, we wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora ko wakora subscribe kugira ngo ugireba ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi. Wowe uri iburengerazuba, iburasirazuba, amajyaruguru, amajyepfo, ewana inguni zose z'igihugu n'abakunzi bacu baba diaspora, ewana muri abantu b'agaciro kuko muhora mutwereka ko turi kumwe umunsi ku munsi. Narababwiye ngo Yego TV niho hunyurajye usanga amakuru yaba muri siporo, yaba muri politike, yaba mu myidagaduro, hose twebwe inguni zose tuzibakoreraho tukareba uko byifashe. So uyu munsi rero ndatinze ndi kumwe n'umwari n'umukobwa kazi w'umunyarwanda. Ababikurikiye ku munsi wa Saint Valentin mwarabibonye ibyabaye. Uwe warebye kuri Yego TV mwabonye ko habaye saga ku munsi wa Saint Valentin. Habaye saga ewana ari ibintu bitari byoroshye guys. Ni ibintu bitari byoroshye hagati y'abantu batatu mwarabibonye ikitwa nabyita nk'intambara yabaye mu rukundo rw'abantu, mu bintu byadutunguye, mu bintu natwe twabuze uko tubigenza. Aho ewana nakubiswe bro, tagira ngo harimo imikino barampundaguye. Uyu munsi rero natumiye umukobwa umwe wari kumwe n'umukunzi rero tugiye kugirana ikiganiro, tugiye kuganira byimbitse ewana birambuye ewana. Muri komanteri muze no kumumbariza ibibazo n'ubutatu zongere tumutumire. Ndakwakiriye kuri Yego TV. Yego murakoze. Urongera ijwi uri kwivugishwa gahoro. Oya ni bisanzwe. Amazina ninde? Amazina yanjye ni Izabayo Karine. Izabayo Karine. Yego. Naraguhamagaye umbwira nabi ucyumva yuko ngo ari baba ewana. Kugira ngo umbwire nabi bitewe n'iki cyagiye buri. Ubwo nyine biri yashasindi. Kwera. Biterwa na nyine mu buzima bwo hanze wahamagaye mu gihe kitari icyanyaje. Urumva ngewe twari twahuye uri kumwe n'umukunzi wawe. Mbonye twaga yari hari saga yari imeze nabi. Waranankubise nawe arega buriya. Iyo bibaye ngombwa kari akantu gacamo. Ndavuga ati numara kuba utuje neza nzafata umwanya ngo uhamagare. Urumva ari no mpamvu naguhamagaye kuri Yego TV kugira ngo tugirane ikiganiro. Ariko warangoye. Narakubwiye ati ni baba umunyamakuru. Sinshaka kukumva. Intro ya mbere ndaguhamaga ari bwa mbere waranyitabye. Oya waranyitabye bwa mbere. Urambwira ngo urindi urakupa. Intro ya kabiri ndakubwira ati ni baba ndi umunyamakuru ati reka sinshaka kongera nawe kumva ijwi ryawe. Ndagira ngo tuganire kuri uwo munsi wa Saint Valentin aho wewe wasohokanye n'umukunzi wawe. Byari bimeze bite? Ndagira ngo tugirane ikiganiro kiri open, urumva? Tuganire ko n'ubundi barayibonye abanyarwanda ariko baragira ngo bamenye icyari kishe inyuma wowe n'ura mukunzi wawe. Uburyo bira bintu mwateguye gusohoka. Utubwire ku rukundo rwawe nawe. Oya nta rukundo ngira. Oya. bera byari byagahezo nyine oyambabarira kuba nkururiya motsi mbafite umuntu mba ndi kumwe nawe simbe ndigenye
ariko birakareka oya Karine nta rukundo rwari rubirimo sibye n'icyambere cyo nuriya muhungu yari yambeshye oya Karine mbabarira Kubera- ikintu cy'urukundo ngo nta rukundo oya nta ukigira. rukundo nta rukundo ufite Ntabwo ariko pe. kiragiye wari ufite urukundo hari kera nyine Hmm? hari muri kiriya gihe ubu ngubu ateye iyindi ntambwe nta ndagira ngo rukundo ngira oya pe. ndagira ngo tubanze tuganire muri kiriya gihe tureke kwinjira mu gihe cya none tuganire muri kiriya gihe byararangiye sinshaka no kongera kubisubiramo Oya. ibyabaye namwe mwarabibonye si ngombwa ngo oya nongere Karine mbisubiremo impamvu nagutumiye kugira ngo n'abanyarwanda ndetse n'abakunzi bacu bari hanze y'iki gihugu ni ukugira ngo utuvire imuzi n'umuzingo ku ruhande rwawe kugira ngo utubwire ku rukundo rwanyu ari nayo mpamvu nanagutumiye uyu munsi sinabivuga ngo ikikwere Mm. ariko niyo menya ko ari ibyo umamagariye ntabwo ntabwo nzi ibyo bintu byari umamagariye kubera iki se Karine. wenda ndagira ngo ibi bintu byakere se kuki uri gushaka Karine ndagira ngo ibi bintu tubiganireho tubiganire se gute kuko wumva uriya ufite niwe ibintu munsi tubiganira. wa Saint Valentin mwari murimo mwishimye ndagira ngo utubwire imizi yanyu y'urukundo ndetse n'ibyo wamaze kubona kuri ariko we mashayara nambabaje kwere ute rero ubundi mwatangiye gukundana ryari we nawe igihe twatangiriye rero twahuriye muri resitora resitora twahuriyemo yari yicaye nari nicaye inyuma ye wanyicaye imbere kumwe rero uhagoroka ugata n'akantu hasi bikaba ngombwa kundaga gutorera nuko nguko twahuye bigenda biza gutyo dusohokana tujya mu ibintu nk'ibyo uriya muhungu yarambabaje oya Karine yambabarira oya uretse taca mu ijambo oya ndagira ngo ibyo bintu ubitubwire neza uratubwiye ngo yataye akantu hasi arakagutorera kara gashakoshi gato nyine turiya tw'utu telefone tuzi rata ababebe banjye baratuzi kaba gatakaye hasi kubera n'ibintu nari mfite mu ntoki biba ngombwa yuko asutama kakao tuba duhanye nimero nyine tukajya tuvugana gutyo urukundo rugenda rwiyongera ndushaho kumukunda ndamukunda cyane byahatari ninde wateye intambwe abwira ko akunda undi aho ngaho ni njye umva naritereteye bebe kubeshya konenzi ko na mukobwa witeretera njye nabonaga nyine birenze mbona nari ni bogari yari umutipe mwiza ko ntago nari nzi kwangurira biriya bintu oya kuri urwo rukundo rwanyu aho turahagera wamba bareye kweri no topic tukayiva oya nicyo kintu nagutumiriye nta kindi kintu nagutumire kuri Yego TV namukundaga se ubundi mu rukundo rwanyu mwari mubanye gute twari tubanye neza umve ko twari tumaranye imyaka 4 yego ko kuki umwaka wa 5 igihe twari kuhita tubana kuki yego namuhaye inzu namwishyuriye ku perime ibintu byose narabimukuriye ariko man urukundo nari mufitiye umva rata mw'abakobwa mwe muri kundeba hano mumbabarire mujye mukundana n'abatipe bari seriye abatipe kuko abatipe biki gihe muratubeshya muducika hirya namwe ibintu byanjye namutakaje tuzenye n'amafaranga namusizeho nazi ko afite iriya ndaya yindi iyo mbimenye kuki umwe bavuga ngo ni indaya kuko yarambeshye ngiye ku munsi wa Saint Valentin mbone haje agakobwa nazi kameze nk'akadayimoni ngo shiri ariko wazi ibintu byabaye ego gukaraje ngo shiri ngo mugabo ngo ibi ni ibiki ngibi tuvuga ati kuva ryari ninjye wari uhari kuva ryari ariko nizere ko nawe wabibonye no njye ntago nari mbizi sinari mbizi yuko anafite n'undi mugore kimetsi yose twabaga turi kumwe amajoro yose ibintu byo duhamagarana buri kanya nyine n'abantu bari hafi kurushinga ngo urukundo rwanyu mwari murumazemo imyaka 5 nta hantu na hamwe oya twari tumazemo imyaka 4 uriya wari umwaka wa 5 wowe wari uwa 5 hariya niho twari turi no gupangira ku bana tuvuga ati azaza ryari mu rugo nzaza ryari ngiye kugenda mbibwira ababyeyi nawe ibintu nk'ibyo nibyo twari turimo ngiye kwibona mbona icinziye agakobwa
murabo ngo umutwara cyari kone muri iyo myaka ine mwari mumaranye niba ngo nta kibazo hagati yawe nawe nta kibazo n'iki na kimwe habe n'ikibazo iyo mucekingaga muri phone yiwe urumva nta manimero y'abandi wasanga cyangwa undi muntu ngo abi yahamagara muri kumwe ubati allo bebe ntawe pe sibye yuko njye ndakunda no kujya kugenzura umuntu mu bintu by'amatelefone kubonaga ari byiza simubizi ko namwe atari byiza ngibyo bari ukubangamira umuntu rero nta nubwo nirwaga bijyamo cyane kuko ntaramukundaga nta n'impamvu mfite yo kumukeka kandi nawe yarankundaga ari ibintu bigaragara rero dayimoni yaje kwivangamo irabidobya sha ariko nyine nta kundi bibaho ase Karina kuki wumva ko ari dayimoni yaba yarabyi dayimoni kuko byari bigeze hari bamwe mu nshuti zawe zari zimuzi se ku buryo uvuga ati agahinda bamuzi ahubwo igihe mwagere uwazanaga iriya cinzi hariya urumva igihe wazanaga iriya cinzi hariya nari natumiye abashiti banjye nawe yambwiye yuko yatumiye abe ntukaze uti ngo ugiye kutabya ibintu ariko nawe ntabwo wambaniye hagati aho nawe si wambaniye Karina njye ntabwo umva njyewe biriya bintu ntabwo nari mbizi kuko ahangaha kuri Yego TV nzanatumira na Keira mwize nzabatumira kugira ngo ahubwo mbere twumve impande wese kuki wowe utamuhamagaye kuki utamuhamagaye ngutu mana we cheka n'ubu ngubu mubonye ukareba ibintu mukorera mana umutima wanjye ntago wabyumva none se ntago murongera kuvugana kuri telefone mvugana iki nawe ko byarangiye hari niyo mpamvu ratamurike mwe abakobwa mwe mbigirira inama abahungu b'iki gihe nta love bagira igihe cyose utari kumva imyaka ine mwari mumaranye ni imyaka myinshi urumva yego urumva ko urukundo rwanyu mwari muzi uburyo ruzamuka n'uburyo rusubira hasi sinumva njyewe impamvu ukiri aho ngaho rero reka musubize urukundo rwacu ni rwigeze rujya hasi nta nubwo twigeze dutonganamo ngo bimwe ngo badushwana nk'icyumweru kuki biriya byabaye ubifata nk'ukuri nyine kuko yarambeshye igihe kirekire imyaka ine uravuga ati ngewe umusore imyaka ine namushakiye perime ibintu byose narabimukoreye inzu nose ibyo ni ibintu byavuye mu maboko yawe cyangwa habaye ubufatanye urazana 50 duteranye bibijana ni mu maboko yanjye none se we ntago yakoraga iki se ko yari ari kwiga kaminuza arese umuntu yiga kaminuza ntabwo akora nta tundi dufaranga yabona njye numvaga yuko amafaranga y'umunyeshuri mbe sinzi amafaranga yenyine navuga ati haracyari kwihangira imirimo cyangwa ubuzima muri ibyo ngibyo kambe nyamurekeye wenda ejo n'ejo bundi azashobora kuyakira Karina sinumva ahantu hera uvuga ngo ngiye umusore namuse kuko ahangaha hari bamwe baza kuko hari bamwe bari buze kumva ikiganiro bati rero uyu mukobwa ashaka ko ari gusebya uyu musore umusebya gute imodoka ufite sinjye wayiguhaye iyo nzu uri ako buretse ninjye nawe buri none se ahubwo buri buretse ni mutsoka mwana nganda muhamagara nose kuva cyagiye ntago none yisa murongera kuba mwavugana iki nawe ko byaragiye hariya oya kari hoya umuntu mwabanye naragiye nyine ndarira ndihanagura ndabyirengagiza nyuma yaho ntago yigeze guhamagara cyangwa umuhamagara umubwira ati ibi byabaye yaramamagaye nanga kumwitara avuga ati nta kintu twavuga ko nta kintu nakongera kuvugana n'abantu babeshya ko yambeshye se ubwo ngiye yaza akambwiza ukuri man imyaka inerega ako bundi bori kwiyumva uri kwimagine wumve ko nibimeze mu rukundo imyaka ine ndayumva ni imyaka itari mikeya ni imyaka myinshi ariko kuba biriya byarabaye kugera isaha kuko nanjye biri mu bintu byantunguye biri mu bintu kugera isaha nazi kuko narahakubitiwe ahubwo nayumva ntari kukunyuzamo nk'ikinyedzi narahakubitiwe ariko sinumva impamvu uhera uvuga ngo naramwanze burundu naramusibye kubera ibingibi nabonye nta n'urukundo ngiye muri ngiye nta n'urukundo nyifite urukundo rwo kuvuga ati satima z'abatipe bro nabataye
mu mazi hepfo, kuko numva nabajugunye. Karina kuko reka nkubwire urukundo ruba rwiza ariko rukaba rwiza cyane iyo utarugiyemo. Kari wigumura abandi bana batuma batazajya mu rero ntabwo rukundo. mbambujije gukunda abasho, ntabwo mbibabujije pe, ntakamva kazi yako nawe uzabibona. Njye ikintu numva wenda ko warafashe umwanya ukavuga ntabwo nshaka kuba ntazongera kumuvugisha, icyo numva atari cyo gisubira, nta kintu mashaka gukora na kimwe atababarirwa kubera kuko kugera isaha biriya ni ibintu mwagakwiye kuba mwaganiraho we nawe. ahubwo sinayindi topic ufite ngingi tuyiveho ko impamvu nagutumiye ni ukugira ngo tuganire kuri biriya bintu byabaye nyuma ya biriya byabaye. ubu ngubu uri mu buhe buzima? Ese ntutekereza kuba wasubirana nawe? Sibyo ubuzima bwanjye ubu gutya mubona nicaye hano mbayeho neza, ndaryama ibintu byose ubu nta kibazo mfite, kandi nawe mbwira nta stress zo batipe ngo kandi nawe mbwira ngo njya mu buriri nkaryama ubundi ubuzima bugakomeza. kandi nawe mbwira ngo bayeho neza, kuko mbayeho neza urareba ikintu mbaye umuntu mwakundanye, kuko ahantu mwahuriye sibyo ngo mwese mwabaye attractive, aho twahuriye hose ndikubwa ati biriya bintu byararangiye sibyo. oya sinyimushaka nukumva ati ibiki bimwerekeyeho hari kera. oya kari nawe wacamo n'izamba abantu ukamuhamagara mukaganira, wenda we kubera ari umuntu w'umusore yahuye n'ikibazo kurumva niwe byabayeho, urabuzwa kumuvugira se kandi mwese muri kimwe nta n'isoni ngo kumwe urabumva ibintu uri kumubwira bidafite epfo na ruguru. oya kari ni ikintu njye numva cyiza ni uko umubano wanyu wakomeza sibyo, kuko kuvuga ngo naramuretse burundu si we muti w'ikibazo, kuko urumva imishinga mwari mufite ni imishinga miremire kandi yakomeza. abahungu ku Muhima bavuka buri munsi, CHK bavuka buri munsi, si we muhungu wenyine uri muri iki gihugu cy'u Rwanda, turumvikana. icyo ndacyumva ariko icyo nkiri gushimangira rero wibumatirizaho cyangwa uri kuko mwese icyo icyo kintu uri gushimangira sinakubwira ati mwebwe mushyira urukundo uburyo mwabagaho mbere. waretse nawe upoteza Karina witsaza Karina hano turi mu kiganiro, nagusabye turi mu kiganiro niyo mpamvu twahereye kuri ibyo bintu y'uburyo mwababanagaho sibyo. simbishaka sibyo witsaza uri kundisha umutwe. ari watumana na muhamagara turimo ahangaha muhamagaye sinjye nakubujije njye nta kintu bambintwe reka ariko njye numva biriya byabaye mwabikavarenga mugasubira mu rukundo mukicara mukumva impamvu. uzibwo rukundo uri kumbwira genda uruhe mushiki wawe. ndaruha mushiki wanjye gute se kandi? genda urumuhe cyangwa ushaka urundi umuntu wibuha ukudwo rukundo uri kumwanya nawe wongera cyangwa nawe urumuhe, nta kintu bintwaye. kandi nabura gutandukana kw'abantu ibyo ntabwo bindeba, biri mu bintu. uzi impamvu twatandukanye se? buriya hari impamvu, iyo mpamvu nyine utumva udashobora kumubabarira kugera isaha. ubwo hari impamvu nabanza agende yitekerezeho, ariko nubwo ari ngombwa ngo yongere agaruke mu buzima bwanjye. kari yagarukamo yarambabaje bihagije. Nose kari biriya bintu byabaye, wabonye ko hahuriye abantu benshi waretse nagahita gukubitira hano, waretse kusaza no kundisha umutwe. hahuriye abantu benshi ariko biriya ntago byatuma urukundo rwanyu mutakongera ngo murusubireho. urukundo rero ntago ndukeneye, nta n'undi muntu ugikeneye mu buzima bwawe kuba yaza agakomerezaho yarageze se. gutyo mbona nshaka kwiberaho gute? amaherezo yawe se ubwo akazaba yayo bangahe badashaka se? oya nose nawe urumva wafata umwanzuro wo kudashaka? mbese bintwaye iki? nta kintu bintwaye. ariko buriya mwasubirana, njye icyo mbona cyuko mwasubirana njye ni uburyo mbyumva. njye rero ubwo buryo ntabwo ari byo numvamo, kuko wenda sindajya ku ruhande rw'abandi bari babanye, ariko wowe uravuga ngo namuguriye imodoka n'inzu sibyo, hanyuma umushakira uburyo yabona perime urabimufasha kuko yari umunyeshuri yiga, uravuga ati nanakura ibintu sibyo. uwo mutima wari ufite
wo kuba wamukorera ibyo bintu? nuko namukundaga. Na n'ubu ndumva nawe wagiye kuko biriya byabaye kugera isaha ntabwo wikirizwa unabitindaho ahubwo wikirizwa unabikoresha comment ya cyane byararangiye. ngiye turi kuganira nta kintu kimwe mbogamiyeho. Ibyo wabugamiyeho byose hindura topic sibyo, dore gutuma n'umutwundya bro, nukuri gutuma n'umutwundya bikomeje kugorana. Karina aramutse aguhamagaye, amamagara mbaza iki kuri telefone kandi ari kumwe n'inshinzi nako ni dayimoni. Oya reka gutekereza ko kimwe ari kumwe n'idayimoni n'inshinzi yiwe. Aramutse aguhamagaye, amamagara mbaza iki ariko kuri telefone, ambaza iki? Ambaza iki? Kavuga ati ngewe nshaka kwicarana nawe tukaganira. Uwo mwanya wawumuha? Wapfashije ko ari ibintu byinshi, ko ari akazi kabandi ngiye gukora. Kareka kuneza. Oya kari mbabarira, ntabwo ndi gutinza. Oya mbabarira. Aramutse ndagira ngo dusobanurire abanyarwanda, sibyo? Mukeneye kumva icyo abashu. Mukeneye kumva iki mutarumva? Ari icyo mushaka? Simhabyiboneye. Karina yari karongo mw'abanyarwanda. Karina ndagira ngo ndi kuvugira regana abantu besha hangaha. Aramutse bashaka iki? Nge ndi kubavugira, hari umuntu aho ngaho. Oya hari umuntu aho ngaho ushobora kuza muri commentaire akambwira ngo ibyo wavuze nanjye nibyo natekerezaga. Hari umuntu aho ngaho ku giti ciwe shaba uri ko sheri wawe aramutse aguhamagaye akubwira ati amusori kuri ibingibi byabaye, ariko ndashaka yuko umubano twari dufitanye wagaruka. Nabo bantu rero nge Karina ntago ndimo. Kanina wimera nk'umuntu utarigeze ugira urukundo mu buzima n'umunsi n'umwe. Nta rukundo ngira, ntabikubwiye. Nta rukundo ngira. Kuki uri gushaka kumati? Ndagira ngo ugaragazemo urukundo. Biramutse uko mundeba gute? Ugutya mundeba nta rukundo namba. Murabona Karina atarimo aratugora. Kareka nta rukundo. Karina ndagira umbwira ijambo rimwe. Aramutse aguhamagaye nshaka kuganira nawe, wabyemera? Ntago nabyemera. Kore impamvu utabyemera? Nuko nakimukunda. Wehe afite ari sigaye nyine mba numva nta mwanya gifite muri nge. Ndasuboka ari niwe muntu mu buzima bwawe waba aguhemukiye, sibyo? Mu rukundo ukumva ko ugomba gukora left, kuki wumva ko ibyo bintu byose wamutakaje wabihomba bikarangirira kandi ukiri kwisi? Nibyisi birabyaragiye hazaza ibindi. Nta nubwo ushaka gutekereza ati ibi bintu byabaye nanjye simbizi, ahubwo wakicarana nawe. Nicarana ariko nawe mvuga kuko we kugera isaha mvuga niki nawe afite isoni, sibyo? Ushobora gutera intambwe, niwe ushobora gutera intambwe ukamubwira ati sibyo? Kuko we kuguhamagara ndumva byagorana. Buriya umukobwa umva arata nimba uri no kundeba ukaba uri no gutekereza kongera kumamagara, sha bro uri kwibeshya. Ibyo bintu watwaye ni iby'isi mani, gumana ibindi ibyiza biri imbere. Twumva tuntu toto rwose nanu cyakora nimba uri kundeba uzagira umwaka ntiduhure mu nzira. Kuko duhuriye mu nzira ibintu nagukorera bambabarira. Oya Karina, please mbabarira, ejo mutazahura mu nzira. Mwumva inkuru yanyu yageze hano. Tasio oya mwarwo nkabona ribu polisi zirimo zirahitana abantu mu mihanda. Icyamamagariye byarangiye. Ya Karina ntago birarangira. Nge ikintu nshaka kumvikanisha ari kintu. Niba ushaka kunganira nawe hindura topic. Oya ntago turi buhindire topic, ko topic ni yawe n'umukunzi wawe. Shawo ukundisha umutwe ndumva. None se Kari aka kanya hari umuntu waba yarashwanye n'umukunzi we nk'ibi byakubayeho, ariko muri we just akaba afite umutima, ariko nawe ushobora kumusana imitima bati byamba, ariko ndi kubikavaringa, sibyo? Ndi kubikavaringa. Nanjye nakubwiye ngo uwo n'undi muntu ntago ari Karina. None se urababazwa nuko bira bintu byabaye kuri Severante iyo bitiza kuba ari nko kundi ari nkundi muzi, kuko urumva riga
yaranagukundaga none se kuki yabiteguye ku munsi wa Saint Valentin nkunze kuko nawe warabyiboneye tumubaza ngo ukunda dagahita niyo Diamond je burasi nazi niyo biva kuko none ndakubwiye ngo umuzane hariya kuki ushya bundi wowe arega kuki ushya mani nawe uri sinije bro nukuri nawe uri sinije nge narahamagawe warahamagawe se warahamagaye ku buryo nge narahamagawe nge narahamagawe kuko ngewe ntago nge nawe twari tuziranye sibyo kuko ngewe nakumenyeye hariya ubuzima gakora biriya bintu mani bro arega ngewe cyakora nawe narakubonye ntago wamboye guteze nge nari mpamagawe Karina arega birana byakubaho ngewe nari ndi mu kazi ngende umunyamakuru aka kanya umpamagaye ukambwira ati baba ndagushaka ntago wambaniye hari ahantu ntago wambaniye none se reka umbwire dore impamvu ya mbere nge ntago nge nari inkuzi ntago kuko ngewe nakumenye hariya nimero za telefone nazikuye he kuki wazanyirira ndaya hariya ase Karina hari ikintu kimwe utari kumva sibyo tuvuge yego nge ntago wari umuzi ariko rero wari umuzi urukundo rwanyu yewe wari umuzi uriya twari tuziranye ntago wambaniye ahubwo kuko wehe nagukubetariye mikoro Karina kuko wehe yarampamagaye arambwira ati nk'umuntu inshuti yanjye ko twe dusanzwe tunakorana mu ma project menshi arambwira ati wansanga mu rugo urumva nawe uti arambwira ati hariya hari mu rugo hariya hari mu rugo Karina ushaka ko tuganira kuri ibyo bintu byo byagenze urumva ngewe yarampamagaye oya ntabwo hari mu rugo umva nkubwire uburyo saga yatangiye ngewe yarampamagaye arambwira ati baba ndagushaka mu rugo iwanjye urumva ndetse mubwira kameramani wanjye arambwira ati rero uyu mushuti wanjye ari kunshaka kandi yambwira ngo nzane na kamera sibyo kuko nanjye biri ibintu byanunguye nsanga yahiye yitunganyije mu rugo ameze neza arambwira ati nakubwiye ngo uri kumena amatwi urumva kuko Yesu ko yivumbura mu rugo iwiwe yivumbure mu rugo iwiwe arambwira ati ndagiye akimara kuvuga n'umukunzi wiwe kuko nanjye namukurikiye wasoje namukurikiye naza hagiye ndikubaza wasoje kandi ibyo bintu wambazagaho najye mbikubwira ko nanjye ntago nari imbizi nanjye ni wasoje nawe yoyo nta mugabo usoza agifite ibibazo byo kubaza cyakora nawe ndabona shasinzi none se Kari ndagira ngo tugaruke ku kintu kimwe hari abantu bafite abakunzi kandi no kuri Saint Valentin abo ntago munyeneye kubamenya sinyeneye kubamenya kuki uri kubambira none se Kari mu bintu byabereye mu bintu mwaratandukanye kazi yako byo ntago bindeba oya mu bintu byabereye hariya sibyo mu bintu byabereye hariya niki cyagutunguye kuryo umva warababaye cyane kuruta ibindi byose byahabereye byose byarantunguye kuntu umukobwa Diamond ukiza kundi bimeze nawe niko yarameze ngo iki mufata mu mashinga iki nako arabyiboneye kirirwa mbaza ibintu ase ubundi niyo uhehe uvuga ngo ni umugore w'ubundi kandi umugore w'ukuri yari yasohokanye ari wowe yewe none uriya bebe yarambwiye ngo bamaranye imyaka 6 imyaka 6 na n'ubu ngubu hari ikintu kimwe utari gutekerezaho kuki atasohokanye uriya agahitamo gusohokana wowe kungaza umutwe no kuri umutwe hari ikintu kimwe utari gutekereza kuki atasohokanye uriya agasohokana wowe ubwo impamvu iyo mpamvu niyo wagakwiye kwibaza ko ukareba uburyo mwakemura wasanga ari mwebwe mwana bikoze ngo kugira ngo agere hari uburyo mwakemura biriya bintu mwana nabigambanye ngo kugira ngo mukatire icyo namushakaga narakibonye amafaranga narimo kuri cyo narayabonye ariko ushaba tipe bikigiye basigaye rimwe musigaye mudukurikira amafaranga musigaye mudukurikira amafaranga kandi Kari watuma abantu barajya bagenda kuri Saint Valentin bikandagira ahubwo kurumva mugere vuba mujyemo nabatinya aramuhaye buri kimwe cyose utumotse urageze uti reka nta mukobwa mujugunye n'ubundi cyo namushakaga kirarangira akazana Diamond niriya ase Kari ubona icyo yagushakaga kugera isa amafaranga ye yabonye narankwikira amafaranga ko nta kindi kintu yaranteganya ako Kari sinumva uburyo ngo umuntu yaragukukirama ari kibazo umuntu ku munsi w'abakundana yasohokanye nanjye nakubwiye ngo wasanga ari nawe wamuhamagaye we hamagara umukunzi we ngo amusange hariya se muhanda nabivuganye nawe bibwirwa n'iki ntabwo yari kubikora genda vaho ngaho
Intera satani. Narega nje biriya nayo nabibonye bintunguye Intera satani ariko. kuko ibyabaye hariya naye nabaye nk'umusazi urumva None ndanakubitwa ndanasarara ahubwo binyo bakwica. Binyo bakwica ukava mu nzu. ibintu by'abantu bakundana ntago nzongera kubyitambikamo. Ubundi so bijyaga mu ntago nzongera shaka. kubagana n'abakizagara nabonaga intambara itari buze kurangira. Wungutse iki? Nabonaga intambara itari buze Hanyuma kurangira. wungutse iki nyuma y'ibyo? Yena nashaka guhosha intambara wenda mujye ku ruhande sibyo ngushyire ku ruhande nkubwira ati pore watega akamoto ugataha ukaruhuka none mukumwe nagatega akamoto nuri amajama nagatega akamoto Okay, agataha. warakoze kubyo wadukoreye byose warakoze pe. Warakoze twarabyakiriye. Sikarina ko wangiza umugome. Urisi nyinshi man, urisi nyinshi ntabwo muzima. None se ndibaza. Bintu ngabiriya. Wowe na Keira muramutse muhuye muri babiri. Ko ndi kubona mwarwana intambara yaba intambara. Jesogora reba bafite imbaraga zo kurwana n'amadayimoni. Kuko ibyo mwakoreye hariya noneho byarakasa. Nyine ekareka. Byarakasa muto. Ntajyane. Ase ibyo mwaryaga n'ibyo mwangaga. Mwarishyuye cyarangiye. Oya nagomba ntarishyuye da none nari gukora iki? Ase kari muri makene warutunze uramusuri. Urobe ibintu. Sinjye warugutunze. Basore muhindura ibintu. Hemba bakobwa basigaye bavuga yuko iriya shati biriya biryo sinjye wabikoguriye. Urumva ari nde wundi wari kubimutaho umuntu utazi no kwigurira bogisi. Cyakora reka ne kumureba nuriya mukobwa aragendesheje pe. Ntabwo ari umugabo n'umuntu utazi kwigura na bogisi. Isomo ukuye muri biriya bintu niriye urukundo urukundo rwari rwose rwasigaye hariya niho rwasigaye. Kandi nabivuga ngo urukundo rwasigaye hariya kandi nuracyari mutoya ejo wahura n'undi muntu ariga mugakundana sinzi impamvu uri kuvuga ngo rero mpamvu njya nanga kwinjira mu bintu by'abantu bakundana kuko nejo mwasubirana ahubwo wowe wagakwiye kubwira abanyarwanda ati ibyabaye ku mukunzi wanjye sibyo nanjye byarantunguye ko twese byaradutunguye wanamubabarira rega mani turi abantu we the people. Nimba utaganya imbabazi zanjye sho nazo uzabona. Nta mbabazi ubivugiye kuri Yego TV ko nta mbabazi habe namba. Ari ibintu uzi kubwira abanyarwanda ko nta mbabazi ushobora kumuha. Nazo nama kuko nari nakizanyehetse ari kiza cyawe uratawanyehetse. Ari kiza. Kandi sinumva ahantu hera ngo nta kiza yakweretse biriya byarabaye ariko mbere yuko muba wagakwiye gusubira inyuma ukareba umubano wari uhari na nyuma ya biriya sibyo na nyuma ya biriya byabaye ari ahangaha ukwiye kujyana. Ibyo bintu uri kunjyana muri akubwira ati ntabwo mbikeneye kuki uri gushaka kunjyana mu bintu. Ako sinumva ariko cyari muto sinumva impamvu ukorozinga ngo nta rukundo ushobora ku muto yasuranze. Uranze kuburyo uvuga ngo ndacyari mutoya warambyaye. Undi waraho nkuzi. Kamerama unzomengire uyu mwana. Waraho nkuzi. Uko bigaragara uracyari mutoya ariko uracyari muto. Warambyaye se kuburyo uvuga ati ngo ndacyari mutoya. Amakuru mfite nta mwana ufite ndetse niba ufite umwana ari kurongera ugashaka. Amakuru mfite ariko. Ase nagiye gushakisha nimero yawe. Ubizute nimba nta mwana afite. Arega niyo nubwo twavugana go kanshiting ukimara kumva yuko nzakuzana kuri Yego TV. Mukanzane hubwo busidici bwawe sibyo? Kandi numugushaka no kwinjira mu buzima bw'umuntu. Arega twinjiye mu rukundo rwanyu uburyo mwari mubanye. Kwinjira mu bintu bidakureba warebye bikureba. Uburyo mwari mubanye. Ntago bikureba. Nibyo dushaka gusobanurira abanyarwanda barebye kuri ibyabaye kuri Saint Valentin ku munsi wanyu mushaka kubimenya sibyo aho mba nizere ko muhazi nimero zanjye murazifite muzamamagare. Yego niyo mpamvu nagutumye ahangaha kuri Yego TV ngo bisobanurire abanyarwanda kazi ndumva ikiganiro twagisoreza urukundo rwawe na Zuma ntaho rwanjye nyine byumve ko ari urwanjye ntago ari urwawe ntago ari urw'abari sibyo sinzi impamvu mushaka kunyinjira mu buzima mukarengera. Karina ibibazo bine ngiye kukubaza. Yego ni ikihe kintu
cyakubayeho uriya munsi utazibagirwa utagishaka no kuzongera kumva mu matwi yawe? love. Oya Kari, uratuma dusubira inyuma. Uwa ni akazi kawe. Oya uratuma dusubira inyuma. None se ushaka kumbwira yuko nyuma ya biriya bibaye, none se mbere ubundi mbere yuko we aza mugakundana nta wundi musore mwakundanaga? Ntabwo bikureba. Hari ubwo bikureba? Akarira twabaye open. Nimba hari cyangwa atari hari ntabwo bikureba, sibyo? Ubu nta waza? Nta waza. Kugera isaha nta wundi musore ushaka mu buzima bwawe? Ntawe pe, ntawe nabyumve, ntawe. Akarira uzasaza cyangwa ni mugashuka abantu. Ibibazo byawe byarangiye? Baya ni mugashuka abantu. Ibibazo byawe byarangiye? Kajoni nzakubona uri kumwe n'umusore nejo mwasubirana reka. Njye ndikubara n'ikintu ngo subize. Karina, ni yihe nama wagira abantu bari mu rukundo? Ubuze inama nakugira ni iyihe sheri? Inama nakugira kweri ni iyihe? Sha nyine mujye mucunga abo batipe baba batwihishe, baba bafite amabanga menshi menshi cyane. Ni ikihe kintu cyiza wabonye mu rukundo utazibagirwa? Nk'ikihera aga n'undi uracyari mu rukundo wikomeza kutubeshya. Oya ntabwo da. Aka kanya urukundo kutarurimo ikiza imyaka ine mwamaze ushatse kutubwira ko nta kintu na kimwe wigeze ubonamo? Ibyo nabonye nyuma narabyibagiwe. Mu myaka ine mwamaze nuvuga ngo guys iki kintu mugitondere. Abakobwa nabo ntago ari cyo ibaza, ariko umuntu babanye mu myaka ine akavuga ngo nta kintu cyahise bisigara hari. Niyo mpamvu nishaka kubihuka. Karina dusoza iri kintu ubwira abadukurikiye, sibyo? Ubaha nk'inama, sibyo? Kuko ngiyewe noneho urukundo rwakubereye inshubiramahanga. Mwumva basho ikintu nababwira abakobwa banjye, bakuru banjye, barumuna banjye, abahungu b'iki gihe mubitondere, kandi ikindi ntimugakunda umuntu ngo mwumwimariremo. Si ngombwa gukunda umuntu wese ngo wumve ngo urasaze ugiye mu bicu. Ntimugakunda umuntu ngo mwumwimariremo, kandi mujye mukunda umuntu mubona afite nyine aho yabageza. Pana kuza ufata za gafifi zose ubonye utisheri. Kunda umuntu ufite n'icyo azakumarira. Ndumva ari ibyo. Ukaba warashoje? Ndasoje pe, nkubeshye se ndasoje. Ariko umeze na neza nubwo ukibabaye, nubwo ugifite akajinya ngo ko mu rukundo ko kuri Saint Valentin. Mubona ari ikintu mbayira? Ameze neza hose. Meze neza nta kibazo nomba. Aha. Guys, uyu munsi ko muyibona nari ndi kumwe na Karina, niwe nabashije kuba nabona, ariko nkugire ngo kumubona ntabwo ari ibintu byari byoroshye. Namutumiye kuri Yego TV ngira ngo tuganire ku by'urukundo. Ewana byinshi mwabyumvishije. Ikindi kintu tugiye gukora so nyivugira ngaha kuri kamera. Reka dutegereze tuzarebe ubutaha. Twumvishe uruhande rwa Karina ngo aracyafite, ariko ari mu bantu kugera isana nabisubiremo guys, bangoye kumubona ko yumvishije yuko muhamagaye yumva ko ari baba, arambwira ati baba barakubeshya dore ari hano. Ntabwo byo mvuga ari ukumubekera ati wowe wazanye n'umukobwa, urumva na kamera zanyu, urumva aho mwadusanze n'umukunzi wanjye ku munsi wa Saint Valentin, sibyo? Yarabanza aranshitinga arankatira, ewana ndinginga ewana biza kurangira yemeye. Uyu munsi twari kumwe, ndagira ngo muri comment mu bitwereke ewana aho yatubeshye naho yatubwiye neza. Yatubwiye ko ngo atazasubira mu rukundo. Mumurebe neza, mumwitegereze, ejo nimubona ari kumwe n'umugabo. Ariko banasubirana guys, banasubirana nta bintu ntumva. Buriya abantu bakundana baba bafitanye amabanga menshi akomeye.
so ndabasabye mwebwe muri kugumeza mudushyikira kuri Yego TV, wowe wakoze subscribe nawe utarikora kwakora subscribe. Next time bafitiye abandi batumirwa, nanze kubavuga kari nayumva kuri mic nanze kubavuga, ariko guys ndakeka azaba ari byiza, muzabikunda cyane. Karina mwabibonye, nanze kubavuga kuri mic ariko mwe muzabyibonera. Mwakoze cyane, turabakunda. Ciao ciao, Imana ikomeze ibarinde. Ngewe nitwa Baba.